Okay guys, wari uzi ko ushobora gufata video yawe ugakuramo amajwi ugasigara na video gusa? Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka uburyo ushobora kubikora step by step, video yawe ukayikuramo amajwi igasigara ari yonyine. Icyo usabwa ni ukubana natwe kuva ino video itangiye kugeza irangiye, iri butinde ni iminota mike cyane. Niba ari ubwa mbere uzi kuri iyi channel, kuri subscribe ufungure n'inzogera. Niba ari igitekerezo cyangwa se ikibazo ufite byandika muri comment, twagufasha maze nkwereke uburyo ushobora kubigenza video yawe ukayisigarana yonyine nta majwi arimo. Reka dutangire nkwereke uko bikorwa. Okay, ukuntu ushobora kuba wakura amajwi muri video, tugiye gukoresha application ya InShot. Iboneka kuri Play Store cyangwa se App Store. Reka tujye kuri Play Store, searching application bita InShot. Dore ngiyi bahise bayitwereka, dore n'iyi ngiyi. Uraza kuyidownloadinga, nibimara kugeza muri telefoni yawe urahita uza uyirebemo uyikandeho. Nimara gufunguka urahita uza ukande hano handitse ngo video. Ahangaha kandemo gutya, nimara gukanda urahita uza ukanda hano hari akamenyetso ko guteranya natunze agafresh, tukandaho gutya. Hano kamanze shyiramo background nze gushyiraho na video, ukahita uyongera, warangiza ukahita uzigakanda kuri kano kantu kamagana hepfo kugira ngo ukureho watermark ya InShot, ugakandaho gutya, ukahita ukanda hano handitse ngo free remove, kandaho gutya ugategereza akanya gatoya bikarodinga. Tegereza, ntabwo bitinda cyane. Ukabona ko yamaze kuvamo. Aya ni ama ads batuzaniye ariko murihangana, ntabwo biri butinde. Leta ivamo. Guys, kora subscribe, utange n'igitekerezo ufite muri comment. Hanyuma rero nimara kuba yavamo, uraza muri tuno option turi hano hepfo, uze kuri iyi option bita pip, yanditseho pip. Iyi ngiyi natunze agafresh, uhita uyikanda hano, uyikandaho uhita ugera muri gallery yawe, uhita uza ukanda hano handitse ngo video. Ahangaha kandeho gutya, tuzire ya video ugiye gushyiraho. Numara kuyishyiraho wongere size yayo, kongera size ukanda hano kuri zino mpande ahangaha n'aha, ukayongera cyangwa se ukayigabanya. Hanyuma ize uhita ureba ko background washyizeho ihura na video neza. Urabona ko ugiye video ni ntoya, ifite iminota mike cyane ugereranyije na background. Ikintu ukora rero tuzi ugakanda hano handitse ngo V, hano kuri ka V ugakandaho gutya, warangiza ugahita uza ugakanda kuri background iyi ngiyi kugira ngo uhite uyigabanyiriza size. Ugahita scrolling uza hano ku ruhande, ukahita uza ugakanda kuri kano kantu aka, ukakajyana hano hirya gutya kugira ngo uze ubihuze neza na video. Iyo nako kabaye gatoya video ikaba ndende, uza ukongera kugira ngo biringanire neza. Okay, warangiza ugiye gukura amajwi muri video yawe, tugiye kuyakuramo yose dusigarane video gusa. Ni ukuvuga ngo iki ngiki ni igice cya mbere tuba twamaze gushyira video yacu muri InShot. Ikintu tugiye gukora ni ugukuramo amajwi. Ikintu ukora rero uraza ugascrollinga hano kuri izi features ziri hano, ugascrollinga uvana hano iburyo ujyana ibumoso gutya. Urazamo gutya ukahita uza ukareba ahantu handitse ngo volume, niho uza ugashaka, uraza washakemo gutya volume. Dore twamaze kuhabona, ni hano hari ikimenyetso cya mikoro. Reka nze muhatunga agafresh mabereke, dore ni ahangaha gutya.
urahita uza ukandeho gutya, urabona volume yacu ahantu iri. Tuvuge urugero ko ugiye kumva ukuntu amajwi yacu yari ameze n'uburyo tugiye guhita tuyakuramo tugasigarana video yacu. Reka wenda nze nongere volume noneho mpite mfungura ino video wumve. Okay guys, niba ushaka kumenya channel wakora inama z'ingenzi zakwigisha, sura channel bita Ben WJ. Uraza kuri YouTube yawe kandi nimara gufunguka uza muri searching Ben WJ. Dore ni iyi ngiyi, nizeye ko uri kuyibona neza. Niyo bayita Ben WJ. Hariho video ebyiri nizo zimaze kugeraho. Kora subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo tuzagicikwa video nziza z'ingenzi zigisha tunyuze kuri channel yacu ya Ben WJ. Okay, ngira ngo wamaze kubyumva. Iyi ni video irimo amajwi, tugiye kuyakuramo dusigarane video gusa. Urabona ko volume twayongereye, noneho tugiye guta dukuramo amajwi dusigarane video yacu gusa. N'ubundi nk'uko rero mbiberetse urahita uzuga kandi hano nanditse ngo volume, kandi gutya, hanyuma bana volume yacu ahantu iri hano niho iri kugera kuri 44. ngira ngo uri kubibona muri kano kantu ka tableau. Ikintu kuri tuza kano kantu ga scrolling uzana no ku ruhande, uzanemo hano kugira ngo amajwi yose avemo. Uragira gutya gakandaho kugira ngo uyagabanye, ugakandaho uzana hano ku ruhande kugira ngo volume yose ivemo. Hanyuma nurangiza uraza wumve niba amajwi yawe yamaze kuva muri video. Uri kumva ko amajwi yamaze kuva muri video, nako video yacu twayifunguye ariko amajwi ntabwo akirimo. Ariko nako ari video iri kugenda ariko amajwi twamaze kuyakuramo. Ni buno buryo rero ushobora kuba wabikoramo, ugakuramo amajwi muri video ugasigarana video yonyine ukoresheje application ya InShot. Kugira ngo uri kubibona ko video iri kwiplayinga ariko amajwi akaba yamaze kuvamo. Ni buno buryo rero ubikoramo. Iyo twabanye nizeye ko ukoze subscribe, like, share na comment. Mbe ikibazo ufite cyandika muri comment tukagufasha. Naho ubutaha mu yindi video tuzabagezaho.